duherukana Peter yoherezwa na Dave mu butumwa bwo kumuzinutswa n'irere, umunyana agiriwe inama n'umubyeyi we yo gusubiza amadarubindi wayamuhaye. Ese ubu byaba byifashe biti? Ntucikwe. Ni mama Dave ntubaho ndakanyama. Ariko rero Peter, wari gutegereza ukaza ikigoroba ntunzindukire bene aka kagenda. Wapi man, iyi nkuru ntabwo nari kwirarana ngo nanayirirwane bivemo. Hagere kaguhinda man. Ahubwo se wamwe, icyo kunywa kirere ko nzi ko hano mu rugo utajya uburizo. Areba aho ngaho. Nasibonye, ntuzane se nawe. Nzanira n'ubundi bitotsi byanjye wamaze kubyica. Genda Dave uri umukoboyi. Ubwo inkuru iri guca ibintu hanze aha. Ngo ari umukobwa uramwumutsa neza miliyoni 5 zose urazeza gutya ngo bye. Reka mbinywera ahubwo. Anagendesha. Azise ko ari buze ubwenge wenyine. Ariko se man, iyo byero uri kugutomera ucyuzi ko yakwica. Genda sha. Byeri sirica ko imara inyota. Sha. Ese man, agacupa isukegeka karabaye. Ugutomereye kuyimara. Mpfundurira kandi ahubwo. Nakubwiye ko nje kubinywera ngewe. Ujoje byo rwose. Naho ubundi man, nirere nawe arabizi ko abura n'amahugo. Nubwo yampaye koko ariko nta gihamya afite. Ubwo rero azahomeho. Peter, bebera. Wa mugani wawe ko numva yabyeri tangiye kugera mu bwonko wana. None sura igutomera nk'ugutomera amazi uzi kwijya. Byongeye kandi utaranarya. Birayireba sha. Umva rero Dave, kigaragara nuko nagukoreye umuti wawe. Ahubwo koraha sha. Cheers kabisa. Ubwo rero igikurikiye ni ukumpemba bro. Ngwiki urampemba da. Kuko rega diro nagukiniye yari remereye cyane bro. Umva se kandi ndakumva wowe uri kubifata nk'ibintu byoroshye. Ntabwira nyine uzi ko ikirego cye kiramutse gikaze akavugamo izina ryanjye nanjye nabiryozwa we. None se Peter, urinda uvuga ngo nkwishyure njya kugutuma nta mafaranga nabanje kuguha. Barayampaye. Hanyuma se nyuma yo guhamagarana rero kamubeshye bya bindi byose twari twumvikanye, ayo nari nakwemereye kuguha yose ntabwo nayaguhaye. Ndabyemera nayo warayampaye. None se ubwo urambaza iki mwana? Ugomba kunyongera dida ngo byibura ugomba kuma nka desa wangu. Ndavuga ibintu magana kandi. Peter rwose uri umuti w'amenyo. Ntago ndi gukina. Ndayaguhase kuko wampingiye, kuko wamvomeye amazi, kuko wankoreye iki mu by'ukuri. Ahubwo uzi n'ikindi Peter. Urashaka iki se? Sokera mu nzu, ndakuza akavuyo kawe. Soka. Dave. Soka. Ndakurahiye n'ukuri kw'Imana. Ntabwo navanga utanyishyuye. Kandi nyamara wasinze Peter. Ntabwo nasinze jewe ndi muzima. Uri muzima se? Cyakora wenda mfite agasamusamu kuko maze kunywa ngo tomera. Ubwo rero wimfata nk'umusinzi mushake kunyirukana utamaya yanjye bro. Karabaye. Ngwa yawe ariko ukagira ngo harayo wambikije. Ngomba kuyamada. Peter uzi n'ikindi? Ikizika. Ndavuze ngo sohokera mu nzu. Cyangwa ngo uterure nkunage hanze bisikoye ntabwo wananira. Soka man. Haguruka man soke. Gisambo se urantuka birababiri. Nanjye utibeshye ukanyambura ibyanjye bazi byawe byose nkabishyira hanze. Byawe se bikindi kwamara. Sokera mu nzu man. Ndekura man sohowe. Peter, urabona icupa ngubise mu gahanga. Ayi. Amenya umutwe we. Urabona amaraso yose umvushije Peter. Ayiwe si wowe ubyiteye se. Nagombaga kwirwanaho nyine. Peter we arangije. Reka ngo usigara ngaho wenyine. Arangije we uriruka sujyaye. Uzisha wose nzagusanga Peter. Ugenge. Didi ye. Karam. Gwino nkubwire. Ese niwe munya? Bite se? Ni byiza. Dore ukuntu akebaguza. Shava muri ibyo. Umuri wacu nabahari. Yego. Niba uje kunsura kwinjira nkakwereka aho twicarira. Oya sha Didi ntakugomesha. Simbona wozaga amasahani. Nahita mbireka nyine. Mvaka. Nkaza gukomeza kubyoza mvuye kuguherekeza. Oya, ntabwo byavamo Didi. Ubundi se kumbwengo wanyu ntabahari bagiye. Ko nzi ko papa we na mama we badakora ngo bagiye ku kazi. Tane we yagiye ku kazi. Ni nawe ninya cyane buriya. Burya. Mama nawe yagiye ku isoko guhaha. Papa warahari ariko arabizi kubera ubumuga bwe abayibereye mu nda sohoka ukagiye mu bwiherero. Ndabyiruka. Kandi ntiyakwijyana tutamusunitse mu kagare. Ubwo rero wakwiziranga kujyana mu cyumba cyanjye akaba ariho tuganirira. Papa se katahagera
ntabwo byavamo yewe ahubwo nta nubwo ntindana nawe. ubwo se niba utaje kunsura uje gukora iki Munya? sha Didi nari nkugaruriye filime zawe. umva wari wagize neza kumpa impano ni ukuri Didi, ariko nyine ntabwo nazigumana. ye none se hari ikibi nagukoreye ku buryo wansubiza impano naguhaye Munya? yego nta kibi wankoreye, ariko nanone sinzi niba warazimpaye ntacyo ugambiriye. ubwo rero byiza ni uko wazisubirana cyane ko iwacu batayibonye neza. mbwiza ukuri Munya, ninde waduteranyije? nta waduteranyije Didier, fata filime zawe nitahire. sinshaka ko hari ikibi kizambaho bigatuma mbabaza ababyeyi banjye. kundeba gusa ntuzifate, akira cyangwa nzitereke hasi nigendere. Umunya, nibyo nkoze koko? iki se kandi? yego sha Umunya, ubwo nta kintu mishe koko? Mbeviyore ndakumva Bernard. oya nako abanza urangiza kwambara imyenda y'ijoro maze wigira hano nkubaze. biratinda se ugira ngo ndarangije. ngaho mbaza. niko ndakumva. itegereze neza kuri raro n'igihe hariya rumanitse. ibyo mbona nawe nibyo uri kubona. none se niwe wongeye kwimura impeta y'urunigi sheri? ndarengana da. ninde wabikoze? ubona ko nanjye bintunguye. ubu mbikweretse ngira ngo nkubaze niba ari we wabyibagiwe ukongera ukarwimura. reka ntabwo ari njye pe. reka ndumanure nduzane ndebe neza. do urabona ko impeta iri mu masaro y'ikijuju? ihageze ite se ko twimura impeta mu gitondo twari tukiri mu masaro y'umweru Bernard? ntabwo ibi bintu byumvikana rwose. twembi tuzi neza ko twari mu bihe byo kwifata. yego. kuko aya masaro y'umweru asobanura ibihe by'uburumbuke. none reba impeta iri mu masaro y'ikijuju hari n'asobanura igihe kitari icy'uburumbuke. ubu se koko ibi ni ibiki? ubu se niba ntabyo wakoze nanjye nkaba ntabyo nakoze byakozwe nande koko? ni ikibazo rwose. abana se baba barukubaganyije ntitubimenye sheri? abana se ko batagera hariya turumanika? simbizi pe. ubwo nyine reka dukoreshe kalendari tubare duhereye ku munsi waboneyeho imihango. yego. ubundi dushyire impeta igomba kubirida. umunsi wa mbere w'imihango n'uyu. yego. dore naho washyize akamenyetso. ndabyibuka rwose. ubwo uyu munsi ari tariki ngaha kiri muri meta. dore impeta nyishyize ku isaro ritukura. yego. ndimura. yego. do ntureba ko tugeze ku isaro rihura n'umunsi n'itariki tugezeho? neza rwose. ntureba se ko turi mu masaro y'umweru? yego. gusa no gucungira hafi tukamenya niba nta wundi muntu ujya ukora kuri ubu nijya atari twebwe. se ninde koko? bitabaye ibyo rwose twazajijwa tukisanga dutandukiriye ku ntego yacu yo guteganya imbyaro mu buryo bwa kamere. cyangwa Bernard n'ibinarimba tuzajya dufunga icyumba cyacu. nabyo nibyo. hagati aho ariko Violette, ndakumva. hari ikintu nibagiwe kukubwira. ayiwe iki cyose kandi dore ukuntu ndebye. murankanze rega mbwira ahubwo. nyine ejo nagiye kuri banki kubitsa ya mafaranga nuko mboneraho kubaza ibijyanye no gufunguza konti y'abana. umbabare ko narabikoze ntabanje kukugisha inama. yego ko ubwo sibyo nabigiraho ikibazo koko Bernard? byose se si iterambere ry'umuryango wacu? yego. kutarugamije ikibi se ahubwo nyibwirira. bakubwiye ko bishoboka ngo duhite dutangira kubazigamira? yego. bambwiye ko bishoboka, banambwira ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo tuyifunguze. ayo ntiwumva se? nkunda kumberaho ntari rwose. urakoze. ugira ngo se njye nanabyibuka? ahubwo nusubira ugiye kuyifunguza uzambwire ngo uherekeze. yego rwose. alo Dave bike? ni sawa, nde tuvugana se? ni Sheila. Sheila bitese byakugendekeye bite ko wahamagaje nimero itari yawe? cyashanye ngira telefone umwe mu bapangayi baje. mbwira nta Peter mboneye. Peter? yego sha Peter namubuze kandi ndamuhamagara nkumva telefone ye ntiriwe. rero umfashije wamubwira agata none ahangaha kuko buriye nshaka kongera kumurara nk'uko mwishije byari bimeze rwose. Sheila, ndakumenyesha ko umusaza wawe ari ikirara kurusha uko umutekereza, urumva? uvuze ngo iki
Devi ubuze ngo Peter wanyu niyoroshye ugabanye kungerekaho kumuhindura urumva yego wenda nabaye imbarutso ariko nshobora kuba narorosoye wabyukaga Devi ibyo umbwira singiye kubyumva icyo ushaka ni ukumbwira Peter agataha Peter ntawe uraha yewe ndeka niryamire ndabizi arahari Devi harahari zari mu rugo mu gitondo avuga ko ari wowe waje kureba ubwo rero ushaka kumuhishira ahubwo niwe ushaka kumuhishira Sheila amayeri se ndayayobewe gusa icyo ugomba kumenya ni kimwe Sheila wamuhishira utamuhishira mugomba kunyishyura amafaranga nakoresheje nivuza urumva ubu se urumva nkuvugisha nk'umuntu muzima wabaye ikite byihoreresha numvise uvugana intege y'ukuntu nashinyiriza ako sinabyitaho kuko umutima wanjye wose wari kuri Peter naketse ko ubwo mwasinze ngaho nyumvira ubwo uzi ibintu Peter yankoreye Sheila ubu tuvugana nikoreye uruguma umutwe wuzuye imisonga n'igipfuko wabona ari nayo mpamvu yahisemo kwihisha kuko azi neza ko agiye ahagaragara byamugwa nabi ntongere no kumumbaza ahubwo Nyagasani Devi uko uyu mutima umva basi ndaje mpamagare ntarabaretse kuryama mperekeje umunsi byari byose byo ngaho seda Didi yababajwe nuko asubijwe impano Peter nawe ati Dave uranyongera ya komisiyo namenye ko Nirere yaguhaye 5,000,000 Dave ati ibyo ntibishoboka bagigirane Peter baciyeho nyuma yo kumukubita icupa agiye he naho ubutaha Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isaa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isaa 8:30 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro. Hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 81 13 120 cyangwa se 0788 43 52 06. Bitihise ukatwandikira kuri email adresse ni inkingi-2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro. Uburyo bwa kamere bwo guteganya ibyaharo ku bashakanye burinda kubyara indahekana, abana bagahabwa uburere bwuzuye mu muryango, buca ihohoterwa buca amakimbirane, ejo hazaza igihugu kikagira abaturage beza.